ry'imbwa. Igobe bisobanuye imbwa nyinshi. Twari turi hariya rero, iyo umuntu arose abona imbwa bishatse gusobanura iki? Hari ukuntu umuntu agira gutya akarota abona imbwa imwirukankana, ariko nyine hari uburyo biba bisobanuyemo mu buryo bw'umwuka cyane, kubera ko Imana ivugana n'abantu ikoresheje n'inzozi, ikakwereka yuko hari ibintu birimo kugusumira, hari ibintu bikujeho cyane, hari ibyago n'amakuba bikuriho. Iyo rero ikweretse ko hari imbwa irimo kukwirukankana, biba bimeze gute? Iyo urose imbwa irimo kukwirukankana, uba urimo kujya urota, cyangwa se mu buzima busanzwe hari umusambanyi uba urimo kujya akugendaho. Hari umusambanyi uba urimo kujya akugendaho we mu buryo utazi, ariko Imana ikabiguhishurira ikakwereka imbwa. Ndimo mbabwira ngo buriya nka kuriya kuntu abantu bajya basenga bari mu byumba by'amasengesho, ukajya kumva umuhanuzi aravuga ati ndimo kureba umusambanyi mo hano hantu. Burya ntago barimo kukureba mu isura y'abantu, ahubwo babona ari ikibwa cyicaye mu bantu, cyangwa se ababona ari ikibwa cyicaranye n'abantu kibigaranzuyemo. Nawe tekereza mwicaye nk'ahantu, yaba ari nko mu ishuri cyangwa se yaba ari nk'ahandi hantu, wajya kubona ukabona imbwa nyine yicaye mu bantu, yicaye nk'abantu. Ntago aba kubona Umukiza. Tugeze muri ya masaha y'umugoroba, ahangaha ni kuri Nganji Official, njye turi kumwe n'Emmanuel Nganji. Hanyuma nabashishikarije ko buri mugoroba tuzajya dusobanura byibura inzozi zimwe, tukazijyaho tukazisobanura neza, kugira ngo tubashe kumenya icyo umuntu arose, icyo bisobanuye. Ni umugisha no kubana namwe, ntimuze kuvanga, ntimukureho urushinge. Reka dutangire dusenga. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje, gushimiye ko wabanye natwe, gushimiye ko wadushyigikiye, gushimiye ko wabanye n'abanyarwanda muri rusange, ndetse ukabana n'abanyamahanga. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Abajya badukurikira bose ubaha umugisha, n'abakurikira izindi cano ubahereza umugisha, ubagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo. Abajya bakurikira buno butumwa bwiza, Mana ubahereza umugisha utagabanyije mu izina rya Yesu Kristo. Ubahereze umugisha munini cyane mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bakomeze bagubwe neza, kugira ngo ineza n'umunezero ikomeze ibane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aha, twagiye inshuti bene data, mujya mukurikira Nganji Official. Akanya nk'aka ngaka nyine ni muri ya masaha y'umugoroba, tujya twicara hasi tugasobanura inzozi. Twarabibabwiye mu gitondo ni umwanya w'ijambo ry'Imana, mu gihe murimo kugenda mujya hirya no hino mu tuzi dutandukanye, kandi nanone tuba dukeneye kugira nyine ngo mugende mwumva nyine ijambo ry'Imana. Twarababwiye ngo saa sita hari igihe tuzajya tugirirwa ubuntu tugashyiraho utuntu n'utundi, cyangwa se twamara gushyiraho utuntu n'utundi twabona bitarimo gukunda neza, tukabatumirira abatumirwa bakaza saa sita mukumva ibituntu n'utundi nyine, abaturutse hirya no hino, abatuzaniye amajambo y'Imana, abazanye ubutumwa bwiza, nabo tukabakira. Tuba turi kumwe rero n'indi channel ya YouTube yitwa Umukunzi Official, nayo ibirimo kugitambuka ibintu by'abantu bakundana. Mujye musimbukiraho, mugende nimugeraho muzasanga ifoto y'umuzungu ari kumwe n'umukobwa w'umwirabura, muzahita mubyibwira niyo twasizeho. Kandi nayo Imana igikomeza bashyigikire. Ukeneye ibintu bijyanye n'inkundo cyane cyane azagenda bisange ku Mukunzi Official. Kanya nk'aka ngaka rero twari turimo tubabwira ko buri mugoroba dusobanura inzozi. Tugiye gusobanukirwa inzozi za mbere. Iyo umuntu arose abona imbwa, iyo umuntu arose abona imbwa bisobanuye iki? Birashoboka ko ushobora kurota ubona imbwa imwe, cyangwa se ukarota ubona imbwa ebyiri, cyangwa se ukarota ubona imbwa eshatu. Iyo zibaye imbwa nyinshi bazita igobe. Igobe, imbwa ni igobe, ntabwo bavuga ngo umukumbi w'imbwa kirazira, cyangwa se ngo ishyo ry'imbwa.
inka niyo igira amashyo, intama zikagira imikumbi, ingurube zikagira iminaga, ariko noneho imbwa babyita igobe ry'imbwa. Igobe bisobanuye imbwa nyinshi. Twari turi hariya rero, iyo umuntu arose abona imbwa bishatse gusobanura iki? Hari ukuntu umuntu agira gutya akarota abona imbwa imwirukankana, ariko nyine hari uburyo biba bisobanuyemo mu buryo bw'umwuka cyane, kubera ko Imana ivugana n'abantu ikoresheje n'inzozi, ikakwereka yuko hari ibintu birimo kugusumira, hari ibintu bikujeho cyane, hari ibyago n'amakuba bikuriho. Iyo rero ikweretse ko hari imbwa irimo kukwirukankana, biba bimeze gute? Iyo urose imbwa irimo kukwirukankana, uba urimo kujya urota, cyangwa se mu buzima busanzwe hari umusambanyi uba urimo kujya akugendaho. Hari umusambanyi uba urimo kujya akugendaho we mu buryo utazi, ariko Imana ikabiguhishurira ikakwereka imbwa. Ndimo mbabwira ngo buriya nka kuriya kuntu abantu bajya basenga bari mu byumba by'amasengesho, ukajya kumva umuhanuzi aravuga ati ndimo kureba umusambanyi mo hano hantu. Burya ntago barimo kukureba mu isura y'abantu, ahubwo babona ari ikibwa cyicaye mu bantu, cyangwa se ababona ari ikibwa cyicaranye n'abantu kibigaranzuyemo. Nawe tekereza mwicaye nk'ahantu, yaba ari nko mu ishuri cyangwa se yaba ari nk'ahandi hantu, wajya kubona ukabona imbwa nyine yicaye mu bantu, yicaye nk'abantu. Ntago aba kubona isura y'umuntu, ahubwo aba kubonamo imbwa. Iyo bumaze kuba bwinshi cyane bwararengeranye, hari n'igihe yicara hasi akabona byarenze imbwa, ahubwo akabona ni igishwemu cy'amazirantoki, biba byaramaze kuba umwanda. Shatse gusobanura iki rero? Nuramuka urose imbwa ikwirukankaho, uzamenye ko hari umuntu ushaka kugushora muri icyo cyaha cy'ubusambanyi. Uzamenye ko hari umuntu ushaka kugusambanya muri ubwo buryo. Noneho hari n'ukuntu ugira gutya ukayirota yakwegereye neza, igiye kukurya. Uzamenye ko none icyo gihe wamaze kubyinjiramo ndani. Murabizi ko buri ibintu byose bibanza gukorwa mu buryo bw'umwuka cyangwa se bw'umwuka, hanyuma bikabona gusohora ku buryo bw'umubiri. Aho ngaho biba byamaze gukoreka mu buryo bw'umwuka, biba bisaba ko usenga cyane, warangiza ugakuzaho ugatesha, kandi warangiza ukirinda ingendo zimwe na zimwe zitandukanye z'abantu mujya guhura mudahuje gahunda na porogaramu, cyangwa se mudahuje urugero wenda akaba ari nk'abadamu bagenzi bawe, ego abo ngabo nta kibazo. Ariko niba uri nk'umudamu ukarota imbwa yakuriye neza, menya ngo kakubayeho, ugiye guca inyuma umugabo wawe. Ngaye nguko rero, nguko inzozi zitwa kurota umuntu abona imbwa. Ariko rero mu buzima busanzwe nanone hari ukuntu wajya kubona n'undi ukabona n'undi ibyo bintu wari usanzwe ubyikorera, ukabona wiberaga muri ya myuga imwe bajya bita nko kudandaza amagara, ukavuga uti narose imbwa. Nese ubundi ubwoko niba warose imbwa n'ubundi ubibamo ni bya bindi bisabirana, nta Luka nta Matayo, bose ni abanditsi b'amavanjiri. Nyine niba uyirose urayirose kubera yuko nawe urinda ingenzi yayo. Nabasobanurire ndababwira ngo iyo barimo kubikurura mu buryo bw'umwuka, baba babona ari ikibwa kiryamiye aho ngaho, baba babona ari ikibwa cyicaye mu bantu, baba babona ari ikibwa gisutaraye mu bantu, nako ntabwo imbwa yicara. Hanyuma rero nuramuka urose ubona imbwa, birashoboka ko zaba nyinshi cyangwa nkeya, zikwirukankana, zigira zite, zikwegereye, zikurya, uzamenye yuko tayari nta handi birimo kukwinjiza, ari aho ngaho neza. Uzamenye ko ugiye gukora amahano, uzamenye ko niba wari umukobwa bagiye kuguhindura umugore, niba wari umusore ugiye kuba umugabo ukabiba imburagihe, niba wari umugabo ugiye guca inyuma uwo mwashakanye. Ngaye nguko ngizo icyo zisobanuye. Nuramuka ubonye imbwa mu nzozi zawe, uzasenge cyane, kubera yuko
uzaba ufite ibyago n'amakuba byinshi. Mbese murasobanukiwe? Nizere neza ko musobanukiwe. Tuzajya dukomeza tubane mu masaha y'umugoroba, mu masaha yo gusobanura inzozi neza. Tuzajya tubana kandi tuzisobanure, muzisobanukirwe neza, munazisobanurire bagenzi babo. Ubundi ibingibi ni ibintu by'abanyamwuka, ni ibintu by'abantu basenga cyane, ku buryo basenga bakabasha gusobanukirwa. Mu kiganiro twashyizeho ejo mu gitondo hashize, twashyizeho nyine uko Yozefu yasobanuriye inzozi Farawo. Nabyo rero biba bifite icyo bishatse gusobanura. Imana ica muri ubwo buryo, yarangiza ikavugana n'abantu bayo. Niramuka iciye mu buryo umaze iminsi mu masengesho, umaze iminsi urimo gusenga, birashoboka ko waba urimo no gusengera umukunzi wawe, uvuga uti Mana wenda uyu muntu niwe muntu twakabaye dukundana, wajya kubona ukabona ubonye ikibwa mu nzozi kandi icyo cyifuzo ari cyo washyize imbere y'Imana. Uzahita umenya ko uwo muntu muri kumwe ari kabutindi, uzahita umenya ko yabiciye, uzahita umenya ko aba hahandi bibera. Niko numvise bavuga ngo naho bibera, uzahita umenya ko aho ngaho, uzahita umenya ko amarogi yose yarorongotanyemo. Hari igihe abantu bajya bagenda bakigira ibitama kandi ari amasega aryana. Nuramuka urose inzozi zimeze gutyo, ndagusobanuriye nshuti mwene data, uzabisobanukirwe, ubisobanurire n'abandi, uzamenye. Hari igihe umuntu umubwira uti mbo byanze bikunze niba warose uwo muntu ameze uko nguko, ni umusambanyi, byanze akakubwira ati ntabwo nshaka kubyumva muri ubwo buryo, ahubwo nifuzaga yuko njyewe uwo muntu mubona nkabona ahindukayo, nibwo nabyemera. Wabyemera utabyemera, n'uba ufite icyifuzo kimeze uko nguko, ukaramuka ubonye ibintu bimeze uko nguko, uzamenye ngo uwo muntu yarabiciye biracika. Twababwiye ko tuzajya tubasobanurira inzozi zimwe. Muce muri gikari, mutere subscribe, mushyiraho subscribe ku batarayikora, mushyiraho share na comment. Nimurangiza mudusobanurire izindi, turi ready kuzajya tuzibasobanurira ku manywa na nijoro. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi neza y'Imana ikomeze kubashyigikira, ikomeze kubashyigikira ku manywa na nijoro. Ineza n'umunezero bituruka ku Mana ibane namwe. Reka dusoze dusenga. Twababwiye ngo hano ni kuri Nganji Official. Tuzajya dusobanura inzozi buri mugoroba. Nawe niba ukeneye gusobanukirwa inzozi, uzatera intambwe ujye wandika uvuga izo warose, dukomeze tuzisobanure. Uri Imana Data wa twese, ugira neza bugacya bukira, uri umunyembaraga kandi uri umunyembabazi, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mwami Imana, amasaha nk'aya ngaya, mu izina rya Yesu Kristo, komeze kunyuzuza ubwenge, bazabyumva bazasobanukirwe n'ibi ngibi. Kandi uri Imana yumva gusenga, uri Imana y'inyembabazi. Komeze gufasha ubwoko bwawe, komeze kubuhembura muri gahunda zose na porogaramu, mu byo bakora byose, kandi ubahaze umugisha, ubahaze uburame, kugira ngo dukomeze kuba mu nzu yitiriwe izina ryawe, tukunezeza Data wa twese. Ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Komeza kubana natwe no kuturinda, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye urakoze, amen. Ciao ciao. Amahoro y'Imana abane namwe. Twari turimo dusobanura inzozi iyo umuntu aryamye akarota imbwa. Twabisobanuye rero neza, namwe mubisobanukirwe, nimurangiza mubisobanurire n'abandi.